Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko ibintu byawe biri kugenda neza, wowe ubana natwe umunsi ku wundi. Muhaye ikaze muri Step Up News y'uyu munsi. Kamanze mbonero kukwifuriza weekend nziza. Mbese umunsi we wagenze ute? Umunsi we wagenze neza. Ubwo nimba utagenze neza murambikubwira Jani utanga, gusa mborero no kukwifuriza weekend nziza nubwo iri kugenda igana ku musozo, ariko turuhuke tuba twakoze. Nimba wakoze nawe ruhuka, ariko iyo uruhutse ubikeneye kumenya n'undi update. Ikintu cya mbere na makuru, iyo uruhutse na makuru ubunaniwe bura ntabwo bizi ntabwo buri kuruhuka. Niyo mpamvu mba nkubwiye ngo muhaye ikaze hano kuri Step Up News, aho mba nkuzaniye amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, amakuru ari kuvugwa ahantu hagiye hatandukanye. Gusa iyo uruhutse ibyo waba uri gukora byose ukeneye ikintu cyiswe ifoto. Bajya bavuga ko nta foto nta cyabaye, niyo mpamvu muramubwira yuko uwo bita Kevin photographer agufasha kuba wakora memo, agufasha kuba wabona ifoto nziza. Niyo mpamvu muramubwira ngo mugane musure ku mbuga nkoranya Mbaga, yitwa Kevin photographer. Muzaniye amakuru menshi cyane. Ndaza kumubwira yuko iyo bita ya TV show mwakunze muri benshi, ama interview meza cyane, aho hazamukiye talent nyinshi cyane igiye kuba yagaruka. Ibi byatangajwe na Yago ubwo yasohokaga mu bitaro. Icyo nakubwira nuko Yago umusatsi we yabaye yawubura. Urumva ni ibintu bibabaje cyane ku bakunzi ba Yago. Gusa Yago yagarukanye ingamba nca n'ibindi byinshi kuri Yago Ponda, turaza kuba ubikurikirana muri iki kiganiro. Ndaza kumubwira yuko uwo bita Junior Giti ejo nabonye yaranditse amateka. Uwo bita Junior Giti ku munsi w'ejo yari isabukuru y'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 34. Uwo bita Junior Giti ku myaka ye 34 yavutse mu 1992 tariki 24 z'ukwa kane. Akaba yarari kwizihiza isabukuru ye ku munsi w'ejo. Afite umugore umwe n'abana babiri, uwo bita Bubuna na Banera. N'ibindi byinshi cyane kuri Junior Giti turaza kuba tubiganira. Hari abantu batazi Junior Giti ni muntu ki, byose guma hano. Ndaza kumubwira yuko uwo bita Jules Sentore agiye kuba yakora icyo bise umudende live concert. Iyi ni album ye yashize hanze mu minsi ishize, igakundwa n'abantu benshi cyane. Akaba ahisemo kuba yakora igitaramo muri Kigali Universe kiba cyamurika iyi album ku mugaragaro. Mukanyibwo ndi kureba kuri YouTube nibwo nabonye uhamya bwo bita Ben na Chance bavuga ukuntu igitaramo cyabo bakoreye muri Big Arena kuri Pasika. Hari umugore n'umugabo bari barahanye divorce mu buryo bwemewe n'amategeko. Iryo joro batanye bagasubirana. Numva ko iki gitaramo cyabereyemo udushya twinshi, byose ndaza kuba mbikubwira. Gusa naza kuba nkujyana hanze na yindi nkuru iri kuvugisha abantu benshi, usibye yuko iyo bita Spotify yari irimo yizihiza imyaka 20 imaze. Icyo nakubwira nuko bita Taylor Swift yongeye kuba umwe mu bayobora abahanzi, kuko ne muhanzi wa mbere wumvishwe cyane kuva urubuga rwa Spotify rwashirwaho. Uyu nguyu Taylor Swift w'imyaka 36 akaba ari we wakuyoboye abandi. Akaba yakurikiwe no bita Bad Bunny, witwa Drake no bita The Weeknd. Byose ndaje ngo tubiganire kamwe ko kandi. Gusa hari inkuru nabonye uwo bita Eminem cyangwa se umuraperi witwa Masharman amaze imyaka 18, yararimo yizihiza imyaka 18 amaze atanywa inzoga cyangwa nyine ikindi gisindisha cyose. Ibi yabitewe nuko ngo muri 2007 yari yarakoresheje ibiyobyabwenge byinshi bikabije, none aba yafata umwanzuro wo kuba yareka ibiyobyabwenge. Mbese we ni achievement y'ikintu waretse uvuga ati nanjye na celebra. Urumva ko uyu nguyu yari amaze imyaka 18 avuye ku biyobyabwenge kandi yarabinywaga. Niyo mpamvu nawe udukurikiye nawe byakunda. Gusa kamaze nk'ukubite icyo bita update cyangwa icyo bita nk'impuruza. Uwo bita Ariya Kuri ntabwo aba ku rubuga rwa X. Umuntu ukurikira ku rubuga rwa X ukabona ko yitwa Ariya Kuri arakubesha. Ariya Kuri yongeye guhakana avuga ko ataba ku rubuga rwa X. Ako kantu mukamenye n'abantu bakunda uwo bita Ariya Kuri ntabwo aba ku rubuga rwa X. Reka tumanze dutumikire uwo bita Kevin photographer, ubundi tugaruke amakuru tuyasesengura tuyava imuzi n'umuzingo. Gusa n'abantu bakunda football bambararikira ikiganiro cyiza cyane kinyuramo amakuru ya sport, bayita indege ya sport. Abayimenye nibashidekanyaho. Nawe reba hano kwicano n'ubundi niho inyura, ube wareba indege ya sport. Tuba turi kumwe na pilot umwe uwo bita Mambo de pilot aratugurutsa mpaka tugezeyo.
gusa nta foto nta cyabaye, bamwita Kevin photographer. Niyo mpamvu ibintu byose twakora hano kuri Step Up TV show nta foto nta cyabaye. Hari n'abantu bakeneye ko twoye tubakorera ikiganiro mu buryo bugaragara buri vision n'ubundi kuko turi televiziyo. Icyo kivuzo cyanyu kiraza kuba gishigwa mu bikorwa bitarenze umwe minsi iri imbere. Ibikoresho biraza kuba byabonetse kandi n'undi ni wowe udutera inkunga kugira ngo ibikoresho bikomeze biboneka umunsi kundi. Nawe utarakora subscribe yikande. Gusa Step Up mu buryo bugaragara mu gihe kujya muyikurikira nkora ikiganiro turebana face to face, nibereye aho bita muri studio za Step Up TV show ku buhanga bw'ibyo mareka batuzamureye Kevin photographer. Ndaje none tuganira byinshi cyane biri kuvugwa kandi nkomeza nkubwira ngo weekend nziza wowe ubana natwe umunsi kundi. Reka duhikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and a birthday or entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than one with us. Turagarutse nyuma yo kumva uwo bita Kevin photographer, maze kukubwira yuko nta foto nta cyabaye. Uhita nguha solution ivuga ngo uri kumwe na Kevin photographer biba byabaye, haba hari ifoto hari n'icyabaye. Nyemerana gutinda twinjire mu makuru ari kuvugwa hirya no hino. Gusa reka duhere ko bita Junior Giti. Junior Giti nawe ari kuvugisha abantu benshi cyane aho bita kuri Heza Boutique Hotel. Nibwo nabonye yatunguwe n'abastari batandukanye, abarimo Bruce, abarimo Bruce Melodubwo, abarimo Rocky Kimomo, abarimo Christopher Muneza, abarimo Philipita, abarimo Titi Brown, David Bayingana, Forward, Juno Kizigenza, Sankara, Bakadafi n'abandi benshi cyane bari bamukoreye surprise ku munsi we w'amavuko. Byari ibintu byiza cyane. Nabanyanaganiye no bita Irene ubwo nawe yari ahari. Byari ibintu byiza cyane. Junior n'undi yari yambaye neza nk'ibisanzwe, ariko nyemera tuganireho gatoya, mukubwireho gatoya. Uyu yari kwizihiza isabukuru ye y'imyaka 34, akaba yaravutse tariki 24 Mata 1992. Uyu nguyu yakoze ibintu byinshi cyane, abantu benshi mu muzima cyo bise yasobanuye filime. Ubundi nyuma yanga akimara kumera nkaho atari gukora filime cyane, twese tubona ikiragano cya Junior Giti no bita Rocky Kimomo, baraje bafata icyo bita agasobanuye, kuko nyine baragasobanura tu agasobanuye kajya ku rundi rwego, kugeza aho yakoze societe n'ubundi icuruza filime yiswe African Movie Market. Iyi ngiyi nayo yarakoze cyane iba trend. 2021 nibwo yafashe umwanzuro wo kuba yakora ikiswe Junior Giti Business Group. Ubu ngubu ariko yarahindutse, isigaye yitwa Giti Inc. Yatangiranye n'abahanzi abarimo Chris Easy, n'undi baracyari kumwe, harimo ba Rufendeke n'abandi benshi bari muri iyi business group ye. Ubu isigaye yitwa Giti Inc. Iyo ni label ye. Ikindi wamumenyaho, afite umugore n'abana babiri. Umugore bamwita Muhoza Angel, bakoze ubukwe nyine babyeretse ababyeyi cyangwa bakoze ibyo bita gusaba no gukwa muri kuri 22 Nyakanga 2017. Urumva ko haciyemo imyaka 9. Bafite abana babiri, uwo bita Bubuna n'uwo bita Banina, uwo bita Papa BNB. Reka tumubwire ngo isabukuru nziza, umwaka utangiye uzakubere mwiza cyane. Nyemera tukiri kuvuga boss, n'undi tuvuge no ku mukozi bamwita Chris Easy, akaba agiye kuba asohora indirimbo mu kwezi kwa gatanu. Ni collaboration. Chris Easy no mwami wa hit, n'undi nayo ni hit agiye kuba yazanira abanyarwanda, bamwita Utaha Nice. Umwe mu hanzi bari gukora nyine bari gukura umunsi kundi, akaba noneho afitanye indirimbo no bita Chris Easy. Umuproducer wayikozeho ni Element.
uwatunganyije video n'ubundi ni Chris izi nk'ibisanzwe yarari kumwe n'uriya ndaje mu kurebere no producer nawe ntabwo akunda kuba cyane mu bintu bya music gusa n'umwe mu bakoze video za Visit Rwanda mujya mubona bakoreye nimba ari mu Faransa if I remember. None nyemera nkubwire ko bita Jules Senore uwo bita Jules Senore agiye kuba yakora igitaramo cyiswe Umudende live concert. Iki gitaramo cyagiye kuba cyamurika album ya nyuma yuko n'ubundi agaragaye mu bitaramo nk'icya Iva Muziki n'ubundi cyabereye muri Kigali Universe. Yavuze ko afite kuba nawe yakora igitaramo cye. Uwo bita Jules Senore yakusohoye album yiswe Umudende, abantu barayikunda ari benshi cyane, akaba yafashe umwanzuro wo kuzakora igitaramo cyo kuyimurika aho bita muri Kigali Universe. Reka dutegereze iki gitaramo, azaba ari igitaramo cyiza kizaba muri Gicurasi tariki 29 mube mukiteguye kabisa kuko azaba ari igitaramo kidasanzwe. Uwo bita Yago, bamwita Yago, akaba yavuze ko agiye kuba yagaruka. Bamwita Yago ubwo yavaga mu bitaro, urabizi ko yakoze impanuka vuba ahangaha ubwo yari ari mu rugendo, byose yabisobanuye muri video yanyushije ku rubuga rwa YouTube y'iminota 48. Yasobanuye mbese byari byifashe ute, gusa yakomeje avuga ko agiye kuba noneho yagarura ikiswe ya TV show babantu mwakunze ama interview aho impano zazamukiye byose, n'undi agiye kuba yakongera kubikora. Reka turebe yuko yagaruka mu ruganda. N'ubundi bamwe bavuga ko yari teacher, gusa bigiye mu muziki abantu benshi batangiye kuba bamushidikanyaho, gusa ikintu twakishimira nuko yagarutse. Ariko nubwo yagarutse, ikintu nakubwira ni inkuru wenda abantu bakunda gura musatsi we, yagarutse nyine nta musatsi na muke afite. Yago agiye kuba n'undi yagarura ikitwa ya TV show, ariko turi kwibaza mbese azagaruka abikoreye mu Rwanda cyangwa ndarakomeza abikoreye mu gihugu cy'Ubugande. Byose n'undi update zose zigiye ziboneka ubikurikirana hano kuri Step Up TV show. Bamwita Drake yavuze ko agiye kuba yakorera igitaramo mu Rwanda abinyujije mu cyo bise Drake Freeze the Award Tour, igiye kuba yabera hano izaba izenguruka isi. Nitwa izazenguruka isi, gusa iyi tour ubwo izaba izenguruka isi izahera cyane mu Rwanda. Ubwo izaba itangiye, uwo bita Drake yavuze ko mu bitaramo bizaba biba hari n'igitaramo kizabera i Kigali. Urumva ko ni ibintu bizaba bimeze neza ko no bita Drake, twibuka ko bita Kendrick Lamar yaje mu Rwanda, uwo bita Doja Cat yaje mu Rwanda. Our Rwanda kabisa, u Rwanda rwacu ruri kugenda rukura umunsi kundi. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo nawe bifuza kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, uko entertainment ikura bisaba ko ugendana n'abantu bagenda bakura bafite icyo bita ubunararibonye muri byo, nabandi usibye kuri Step Up TV show. Twandikira nimero ni 0793838264. Ubundi ibikorwa byawe ube wabivana ku rwego rumwe ubijyane ku rundi, kandi n'abantu bafite impano nanye ko twabazaniye content yitwa Definition, tugenda tubasanga gake turimo twiganirira. Mu kanya nabonye inkuru yanshimishije, nagiye ngo yansekishije, ibintu byose ntabwo babisekeje wana, ni inkuru ishimishije. Uwo bita Ben na Chance, igitaramo bakoze kuri Pasika, bivugwa ko hari abadivorce. Ubwo abadivorce ni umugore n'umugabo baratandukanye byemewe n'amategeko, ategeka ngo wenda barashwanye, bakaba iryo joro baratahanye, bakaba barongeye bagasubirana. Menya ibitaramo biberamo ibintu byinshi, nimba hari umudivorce muziranye umwoherereze message kabisa ko hari igitaramo. Numva igitaramo cya Ben na Chance na amahirwe ku badivorce yigendera, gusa ni igitaramo cyagenze neza. Bivugwa ko abantu benshi bakiriye Yesu n'umwami nk'umukiza, ubwo nukubatizwa, ubwo nabo biyongereyeho. Urumva ko ari ibintu byiza. Gusa indi nkuru nabonye yanshimishije, ubwo turi tumeze nk'ama update.
ari nesano nabonye ko yari yagiye Igisozi aho yari yagiye kuba yasura urwibutso. Abahanzi nyarwanda bakomeje kuba bakishimira kumenya amateka. Ni ibintu byiza cyane ko abastar ubundi nibo bantu cyangwa abantu baba public figure baba basobanukiwe amateka yacu. Binagaragara ko abantu benshi bakunda kwataka igihugu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu buri gihe tuba dukeneye aba public figure cyangwa abantu bagaragara bari kuri spotlight ngo babe bagira ute, babe bagerageza kuba bakora ibintu bidasanzwe, noneho basobanukirwe amateka nibamara kuyamenya ba bantu babakurikirana aho bazatangira kuba babyisangamo. Murabizi ko abantu benshi bagenda bakurikira abastari bitewe n'ibyo bakora bakumva ko ari ibya nyabyo. Noneho bamwita ako naringiye hanze, ariko mbere ko tujya hanze, uwo bita Prophet Joshua nabonye ubwo yari ari kumwe n'uwo bita Babu bari kuri The Choice. Barani ba Grafreri tukunda kubakurikirana cyane kandi natwe tuzakora nka biriya nyine kuri uriya mujyo wa The Choice, ariko nyine twe turi step up ntabwo turibo gusa nyine ni ba Grafreri tubigiraho byinshi cyane. Ubwo bari batumiye uwo bita Prophet Joshua yakomeje bamuganiza nyine n'undi bwabukire bwe akomeza yiratamo gake gusa bamubajije ko bita Mutesi Jolly avuga batangiye kumubwira ibyo Mutesi Jolly byose amurusha. Noneho nawe yabyemeye ko bita Mutesi Jolly amurusha byinshi. Noneho aza kuvuga ngo nubwo afite ibyo byose, Prophet Joshua avuga ko nawe ikintu amurusha nuko yafashije abanyarwanda. Ariko Prophet Joshua nundi nakomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga. Noneho hari uwo bita DJ General Benda, mana yanjye, uwo bita DJ General Benda nibwo yasohoye video yavugishije abantu benshi cyane, arimo yigaragura mu byondo ngo ari gushaka amafaranga yo bita Prophet Joshua. Sinzi ngabaha amafaranga ngahe, gusa ibintu ntago biri kumvikanwaho n'abantu benshi. Hari abatari kubyemera kuko nyine bigaragara nk'agasuzuguro menya, ariko nabivuga gusa nyine ababikunda nababwira iki nyiraho. Reka nkubwire nabirangiye kwikubwira ko ari yakura adakoresha X icyaba cyose ukabona umuntu kuri X gasopu, ntabwo ari yakuru akoresha ikiswe X. Uwo bita Damason Idris uyu yaramamaye cyane muri filime, akina muri Hollywood. Yavuze ko ku myaka ya 18 yakinaga umupira kubi cyane, gusa yavuze ko yahagaritse ibintu bijyanye na football ubwo yabonye atazakina umupira kugira ngo abe yagera nko ku rwego Messi yarariho. Ahitamo kuba yajya muri cinema, aravuga ngo nyenye umupira sinagira ku rwego Messi ariho. Kandi avuga ko yizeye kuba azaba ahura no bita Messi Lionel. Reka turebe ko bazabahura. Bamwita Damason Idris. Yakomeje atangaza ibintu byinshi cyane, gusa yagaragaje ko akunda uwo bita Lionel Messi. Reka turebe ko uwo bita Lionel Messi bazaba bahura. Noneho nyemerera nkujyane muri Spotify. Abantu benshi mukunda kumvira umuziki kuri Spotify, ariko hari ibintu byinshi mutazi kuri Spotify. Byose ndaje mbikubwire. Ubwo ari kuba ibirori bya Spotify byari bayi ku nshuro ya mbere bizihiza imyaka 20 Spotify imaze. Wakibaza ngo byagenze ute? Umuhanzikazi witwa Taylor Swift niwe wabaye uyoboye abandi mu kuba yakumvwa. Afite imyaka 36. Taylor Swift yakoze indirimbo nyinshi cyane, gusa niwe muhanzi umaze kumvwa inshuro nyinshi ku rubuga rwa Spotify. Abantu baramwumvishe cyane. Uyu mukobwa, reka mwita umukobwa ariko mwenya ari umumama w'imyaka 36. Uyu muntu afite success nyinshi cyane, amaze kuba yatwara Grammy 14, akaba yarayoboye Billboard inshuro 14 zose. Ubwo nyine yakoze indirimbo zayoboye Billboard ishigwaho indirimbo 100 ziri trend, yayiyoboye n'ubundi indirimbo ze 14 zabaye zayobora. Akaba yaritabire inshuro 8 ikitwa American Music Award. Urumva ko yakoze byinshi. Wakibaza ngo yakurikiwe nande? Abarimo Bad Banane wa mugwe mu bitugu, hakurikiraho uwo bita Drake, hakurikiraho uwo bita The Weeknd.
reka noneho nkubwire ngo album zayoboye izindi cyangwa album zabaye izibihe byose. Album yabaye ibihe byose niyo bita Bad Bunny, iyi yiswe Aniveron City. Iyi album yayikoze mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iyi album niyo yumvishwe n'abantu benshi kuri Spotify. Nundi yakurikiwe n'indi album yiswe Stable yo bise The Weekend, ikurikirwa ni album yo bita Edition yise Drugs, ikurikira n'indirimbo yo bita Oliver Rodrigue, hakurikiraho iya n'undi Weekend n'ubundi niwe wabaye akurikiraho muri album nziza. Urumva we afitemo album ebyiri. Indirimbo yibe byose n'ubundi ya Spotify ni indirimbo yiswe Blinding Light, iyi ni indirimbo yo bise The Weekend. Indi ndirimbo n'ubundi yabaye iya kabiri yitwa Shape of You bita Ed Sheeran. Indirimbo yakurikiyeho bayita Street Wither yo bita Neighborhood. Nono indi ndirimbo n'ubundi Weekend yagarutse ku ndirimbo yise Stable yakoranye no bita Draft Point. Bintu cyakandi kubwira bikagenda bigucanga, reka mbikubwire neza. Spotify imaze imyaka 20. Umuhanzi nzi byose ibyacuranzweho, umuhanzi wumvishwe cyane bamwita Taylor Swift. Album yibe byose niyo witwa Bad Bunny yitwa Aniveron City, yasohotse muri 2022. Indirimbo yibe byose yitwa Blinding Light yo bita The Weekend. Nibyo ngibyo n'ibindi byinshi wamenya kuri Spotify, ugende usome inkuru zose bagiye bazisohora. Spotify iri muziyoboye ku mbuga ziba zisohora indirimbo umunsi kundi. Gusa tukiri kuri Spotify tukiri kuvugwa kuri Spotify, nyemera nkubwire yuko n'ubundi umuhanzi 001 bamwita Bruce Melody wakibaza ngo amaze kuba yakumvwa inshuro zingahe kuri Spotify. Ni 35 zimaze kuba zamwumva kuri Spotify. Nyuma y'iminsi 30 ishize amaze kumva inshuro 227. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bruce Melody nk'utsa ko kwa Spotify akurikiwe n'abantu 100,000. Urumva ko nayo ni success kwitwa Bruce Melody. Gusa abantu mutangire kumenya yuko izi platform zirakora cyane. Mwe mwazisura Spotify, Audiomack nazo ziri muri platform ziha abahanzi amafaranga menshi cyane, kandi abantu benshi bo mu Rwanda ntabwo mugenda mukurikirana abastari mukunda kwiza imbuga, kuko ntabwo wavuga ukuntu umuntu ufite abasabu bangana kuri cyangwa ugira views zingana kuri YouTube, kuri Spotify abafite imibare ingano ki. Twisubireho bantu dukunda abastari bo mu Rwanda. Ni nagura ikiganiro cy'umunsi tugisoje. Gusa turi gusoza ikiganiro nta foto na cyabaye, bamwita Kevin photographer. Byose ayidunga ibyo arabikemura akabishiraho solution. Nawe wifuza kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure, n'ubundi andika iyi nimero ni 079 63 82 84 n'ibindi byinshi cyane uba ukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Nuze gucikwa n'indege ya siporo. Ikipe ya APR ikaba imaze kuba yatsinda Mukura ibitego 3-0 n'izindi update zose. Mambo de Pilote araza kuba agutwaye mu ndege ya siporo. Gusa abantu bakomeje kutubwira ati yo muri mu ndege ya siporo mugenda muri comfortable mwisanzuye, reka n'ubundi ndege itagucika uze kugurukana no bita Mambo de Pilote. Nyemera noneho ikiganiro cy'umuntu tugisoze mu ubu buryo. Any kind support tuba tugushimira, waba udufollowinga, waba warakanze subscribe, n'ibindi byose ukora biradufasha cyane gutera intambwe umunsi kundi. Ikintu nakwizeza icyo kubona Step Up News mu buryo bugaragara, nabyo kuvuga ngo turi inyuma twihishe. Icyo kiraza kuba gikemuka muri definition tugufitiye kuba twaguhuza n'umustar n'umukinyi udasanzwe. Ibaze ko nari mbifuza. Gusa abantu bakurikirana definition, noneho episode ya kabiri izaza babwira ngo mwicare mwige n'ibindi byinshi cyane. Komeza enjoying weekend. Gusa yo enjoying gake n'undi amakuru buri kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Step Up TV Show. Reka nkubwire ngo umugoroba mwiza, ja akomeze akublessing. Reka Imana dusenga, Imana dukunda ikomeze kumere umugisha. Urakoze cyane.